aha ni kuri Sadara Films 250 twakiriye umwe mu batumirwa bacu b'uyu munsi Musa tumenyereye muri Iritararenga Series nk'umukinnyi wo muri Iritararenga Series tuzi nka Musa ngira ngo muramubona uburyo amezemo n'akagofero ke rwose ntago ajya kavanamo aracyari wa wundi. Musa umeze neza? Meze neza kweri ndi kubibona. Ndashimira Imana n'izuba rirahangana ni ryinshi cyane. Izuba uri kuryumva neza? Bimeze nabi cyane. Gusa amakuru mfite uyu munsi ngira ngo aha ni Burasirazuba iwacu dufite ubukonje buri hasi cyane nubwo budashobora kuba wenda bwatanga imvura ariko ubukonje n'inyanja rwose kaba barafu bitewe n'ubukonje ariko wenda birashoboka ko hano iwacu bitageraho ngira ngo nibiza byinshi bikunda kuza mu Rwanda Burasirazuba ntabwo bipfa kutugeraho ndatekereza. Umeze neza ariko mu buzima busanzwe? Nanjye kwamba ndi gatoya mbe hingiraho ingaruka. Je nari nzi ko mu buzima bw'uku kwezi cyangwa se muri amezi icyo mu Kinyarwanda twita icyanda nari nzi ko ari ubuzima ngiye bw'izuba ntabwo nari nzi ko ari ubuzima bw'imbeho kabisa. Kuko ni umuyaga wo mu gitondo ukuntu umeze sigenda nko kureba ubuzima buhindagurika ni nako igihe isi igenda ihindagurika. Hari igihe kizanagira ugasanga mu gihe cy'icyana imvura iragwa. Mu cyana imvura ikagwa? Igihe kizagira imvura igwa wenda rwose wari uzi ko igihe nk'iki haba hari imbeho imeze gutya. Ariko by the way birashoboka kuko jewe nk'urugero ruri hafi wenda nafatiraho ndabyibuka nko muri 2013 mu Musilamu twasibaga igisibo cy'ukwezi kwa Ramadani mu kwezi kwa 9 none ubu turimo turagisiba mu kwezi ejo muri twasibiye mu kwezi kwa 4 kayibaze. Nekiza ko uyu mwaka tushobora kuzagisiba mu kwezi kwa 3 ubu umwaka uko isi igenda yizungurutsa niko n'imisi rero twe tubara tujya hasi mu gihe abazungu babara bajya hejuru. Kandi ujye ureba nk'izi tariki zabo z'ikizungu cyangwa se tubarira kuri kalendari yacu isanzwe tugira iminsi 28 cyangwa 9 mu kwezi kwa kabiri tukagira iminsi 30 cyangwa 31 ariko mu kwezi kw'ingengabihe ya Kisilamu ntabwo ariko bimeze. Amatariki nabi tugira 30 cyangwa 29. Niyo mpamvu bumva ibizungu bijya hejuru twebwe bikajya hasi. Ujya 31 ya 31 ikomeza kurengaho niyo yengo bituma bikomeza kujya hejuru. Twebwe ya 28 nako ya 29 cyangwa ya 30 kumva biba biri hasi nyine tukomeza tujya hasi tuzikanga tunaseba mu kwezi kwa mbere. Birashoboka ariko kurwego wako kalendari reka twiganirire wenda uyu munsi ntabwo twari dufite gahunda kuza kuganira ku bintu bya siyansi ya Kisilamu cyangwa se ibintu bya Kisilamu tubirekere bene byo ababishinzwe abanyiri ubumenyi bazadufasha inshallah ta'ala. Hari igihe tuzatumira mushehe tukamubaza ibibazo byose twifuza tukareba niba natwe ari nicyo twakiyunguraho na mu buzima busanzwe. Kubera iki Iritararenga Series kugeza aka kanya itagikomeje byagenze gute? Habayemo impamvu nyinshi zitandukanye by'umwihariko ku mpamvu z'ubushobozi zabaye buke twashyizemo imbaraga zishoboka dushyiramo ubwitange ariko nyine nk'uko tubizi neza biremwa bisaba kuba gahunda zose zisaba kuba ufite umuntu ugusunika. Igihe cyose udafite umuntu ugusunika ugerageza guhanyanyaza bikanga. Nk'abakinnyi bose b'Iritararenga barabizi ko Iritararenga ryahagaze cyangwa murategura gukomeza? Turategura ndimo ndaguterwa kuzabatumaho kugira ngo tubiganireho mbabwire n'impamvu ariko abenshi n'impamvu baba bazizi uretse nko kuzikonfirima akenshi ni ubushobozi bwabaye buke. Ubushobozi bwabaye buke pe. Okay. Hanyuma ku mufana wamubwira iki? Umufana ni ukudusabira tukareba ko twazabona abafatanyabikorwa badufasha badutera inkunga tugakomeza kuko turabyifuza. Filimi zo turazifite ni nyinshi cyane ariko ubushobozi nese n'ugute mwa mufite filime mukaba mutazaporodinga no kwa porodinga bisaba amafaranga cyangwa mufite filime zanditse zitarakorwa? Ziba zanditse mu bitabo zitarakorwa. Urumva rero bari abantu bajya badufata amashusho kameramani bari ibibazo baduca amafaranga menshi cyane twarashiriwe pe. Kereka tugize amahirwe tukabona nk'umufatanyabikorwa kaduhoheramo tukabona ko twakwiteza imbere tugateza imbere n'urubyiruko nyarwanda.
rega buriya iyi gahunda tubamo ntabwo ari twebwe twenyine ifitiye iki inyungu, ahubwo na rubanda rugari. hari akantu gato uvuze wenda nagiraga ngo uze kumfasha muri Sadara Films 250 muri filime yanyu yitwa Iritararenga, mufitemo urubyiruko rungana iki? Dufitemo urubyiruko rwinshi, dufitemo urubyiruko rugeze mu bana 7, tukagiramo abamama bakuze b'abajyanama bageze muri 3. Kuki nta bapapa mugiramo? Nabo bazaza bitewe n'uburyo filime ziba zigiye zanditse cyangwa se bitewe n'uburyo rero bimeze, hari aho bigera kuko urabona ko twatangiye ari urubyiruko, igihe kiragera hazamo abamama, igihe kizanagera hazemo abapapa, bijyanye n'uko tuba tugenda tuzamuka, hagenda hazamo ibice bigiye bitandukanye bijyanye n'uko filimi aho ibigeze, hari n'igihe kizanagera no hakazamo n'abana batoya b'impinja gute bagomba kubaho. Basi hanyuma uyu munsi hari gahunda ya leta ngira ngo yo guhuza urubyiruko kurushakira icyo gukora, ngira ngo hari na link muri iyi minsi narimo mbona ku rubuga rw'urubyiruko isaba yagombaga guhuza urubyiruko rw'impunzi, ariko banasaba ko urubyiruko rwo rugomba kwimenyereza uburyo bwo gushakamo akazi, uburyo kugira ngo bimenyereze umurimo bagomba kwapurayinga kuri iyo link. Ibizima bikomeza ayo makuru mwe muba muyafite? Hari igihe tuba tutanayafite ntawe narinzi, gusa ngiye mba numva ibintu byose nyine bisaba abantu bisaba imbonesha kure, hacyo bita ngo ni imbonera kure, ba bantu batumenyera byinshi. Nyuma ya kamera ikindi kintu muba muri gukora ni iki nk'urubyiruko muba mwakoreye hamwe nka groupe cyangwa se nk'itsinda runaka? Mu busanzwe tutari muri gahunda ya filimi tuba turi abahinzi. Mufite uburyo mukoramo nk'urubyiruko? Yes, tugahinga imboga, inyanya, ibigori, bamwe turanoroye inkoko, ihene. Nta bacuruzi mufite? Oya, abacuruzi tubafitemo abacuruzi bageze muri 2 barimo bageze nko muri 2. Okay. Hanyuma ubu aka kanya ubu tuvugana ni iki buri mukinnyi wese asabwa, dore ko mu byo wavuze hagaragayemo imbogamizi z'ubushobozi ndetse hanagaragaramo imbogamizi z'ibikoresho byo mukoresha, bitewe n'uko kameramani cyangwa se director ashobora kuba baca amafaranga menshi kugira ngo abakorere. Uyu munsi uri kubona nkamwe nk'ikundi runaka muri gukora, muri kubona imbaraga zanyu mushobora kuzongera cyangwa zagarukiye aho ngaho? Aho tugeze aha ngaha turacyashakisha ubushobozi, nubwo budahari. Ni bya bizi ngo uhiriye mu nzu ntabura hapfunda imitwe, si byo se? Ubushobozi bwarashize, n'ubu twakabaye tugikora ku bushobozi ni buke cyane. Turimo turaporopoza, turimo tureba ko twazabona abaterankunga cyangwa n'abanyumva n'abambona badufasha bakadukorera ubuvugizi, bakadukorera ubukangurambaga, tukareba uko twazamureye impano, kuko impano yo turayifite kandi ngira ngo muranabibona. Si natwe twenyine tuyibona gusa, no hirya no hanze y'igihugu barabibona, ariko kubera ubushobozi ni buke pe. Dufite ubushobozi buke cyane, bwaraturangiranye. Turasaba twinginga ko buri umunyarwandakazi wese utubona ko yatubera ijisho ry'imbonerakure, akadutera inkunga, tukazamura imikorere yacu, kuko bizadufasha, bifashe n'abanyarwanda muri rusange. Mbere y'uko dusoza ni iki wabwira abafana by'umwihariko? Abafana njye icyo mbabwira cyo, icyo mbizeza cyo, turacyashakisha ubushobozi hirya no hino kugira ngo dusubukure Iritararenga yacu, aho twasubikiye twongere tuhasubukure. Ndabizeza ko vuba aha ngaha tuzakora, gusa basaba n'ubuvugizi n'inkunga yanyu kugira ngo turebe ko twakomeza iyi gahunda. Ntekereza yuko ikiba gikomeye cyane kuruta ibindi by'umwihariko ni subscribe, like and comment ku mufana no gukurikirana uburyo cyo gusharinga filime zanyu. Twasoza? Nta kibazo. Musa arakoze, umwe mu bakinnyi bakora cyangwa se bakina muri Sadara Films 250, bakaba bakina muri filime yitwa Iritararenga. Iyi ni groupe y'urubyiruko ndetse n'ababyeyi bishyize hamwe batangira kuzigaragaza impano zabo zo kwandika ndetse no gutegura uburyo bw'inkuru bagakoramo filime. Ntekereza yuko batekereza no kwagura ibikorwa byabo bikaza gukomeza. Reka dusabe buri wese wagerageje gukurikira kino kiganiro kuba yakora subscribe, like and comment ndetse akanasharinga
kugira ngo tubashe kuba twakomezanya nabo. Murakoze.